muha tuyimuhaye, apana kuyimuha wajya gusohoka ukongera ukayiterura. Tukayimuha tugize gute? Tuyimuhaye kuko dufite umurimo wo gukora. Uko iriya ndirimbo yavugaga, bene wacu barimo barapfa, abana bacu barimo barapfa, abagabo bacu barimo barapfa. Uzi umugabo kugupfana apfumbatana n'umugore wo mu Mothers Union agapfa pe akarimbuka, tukamuhamba adakijijwe, cyangwa tukamuta mu nzu akaba ari twe tugenda. Abantu barimo barapfa, igihugu cyacu kirazamukamo imihanda n'amazu meza, n'urundi rupfu rurimo rusesera mu mazu. Ukarira kwiyorosa kandi ntuburizwa n'ubusa, uwo muruho aba ari ukuri. Satani aba yaragukubise ikintu cy'ukuri n'ubukene n'ingorane no gutabwa no kudakundwa. Wakwemera tukabizanira Yesu, tukabisiga ku birenge bye, tukagenda twemye. Mana yacu tugirire neza, kuko amaganya azatuma uriya munsi utungura abantu. Kuko amaganya ntashobora gutuma wubura umutwe ngo wumve icyo Imana ivuga. Mwibuke Mose ko yari yavuganye n'Imana rwose, yamubwiye ibintu biryoshye byakabaye bijya mu matwi. None Abisiraheli bagatavuga ati nukuri uzwi Imana igiye kudutabara, ariko siko byagenze. Nzabaha igihugu cy'i Kanani, icyo namanikiye amaboko, icyo nabwiye Abrahamu, nzarambura amaboko yanjye nyarambure. Naramubonye nubwo isi yose yamuhakana, naramubonye ariho, si ibihimbano, ariho, si inkuru z'abanyamadini, ariho, ntabwo ari inkuru z'abamisiyoneri, ariho, kandi igihe kimwe azaza gutwara itorero. Icyatumaga ba Stefano babatera amabuye ntibabireke nuko bari baramubonye. Ariko uzi ukuntu kubaho biryoha. Wari umva urwaye nk'agatoki, ukuntu wumva tekereza ibuye rya mbere, ibuye rya kabiri ba Yeremiya ngo bakabakerera n'inkezo, ntibishobora gutuma itabaza ryaka. Kuko itabaza ryatwa n'iki? Ryatwa n'ubumana muri twebwe. Kristo yarivugiye ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, arongera avuga ngo niwe mucyo, umukurikira ntazagenda mu mwijima. Uyu mucyo tuvuga ni itabaza ryaka, ntabwo ari itabaza ryatswa n'amafaranga yanjye yiyongereye, nta nubwo ari itabaza ryatswa nuko nawe agakanzu kameze gutya. Ni itabaza nkura kuri Kristo n'ibihe biberana n'Imana. Ntabwo ari itabaza ryatswa n'amafaranga. Amafaranga akora ibintu byiza, yemwe akora byiza, ibyo murabizi simbibarusha. Ariko iri tabaza tuvuga ni itabaza rikonexe n'uhagarariye amatabaza yose. Haleluya! Ngo nitumukurikirane tuzagenda mu mwijima ukundi. Ariko guhaga, gukora ugahirwa, byakwiye abantu mu nsengero. Abantu babiburiye umwanya. Hari umwanya ugeramo mu kazi, haba muri leta, haba ari hehe, ugahita wumva urusengero wararurenze. Ubu hano ngo baraharenze, mureko nari heza. Ubu hari abantu babarenze, badashaka kwicara kuri izo ntebe zanyu z'ibiti, babarenze. Ibi rero bijya bituma Imana idutinza ahantu hamwe na hamwe ngo ibanze iducure. Kavuga Hortense ufite miliyoni imwe yonyine abantu ntibamubone. Hortense wacibe ntafite 500,000, ese nagira miliyoni 10, ese nagira 100, none ngahera ku 200,000. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Acu tumubwire ngo warakoze Yesu kuduha imigoroba idasanzwe, kuduha iminsi idasanzwe, warakoze kuduhamagarira kwatsa amatabaza yacu. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro, amen. Imana ibahe umugisha. Nyakunda kwibwira ngo abantu b'imfura, abantu b'ijambo, abantu badapfa kuvuga ntibajye bahamagarira abantu busa. Burya hari abantu bahagarara ku bitekerezo byabo. Hari abantu bazima badapfa guta amagambo. Iyo guhamagaye ko gushaka, hari ibintu bizima bagushakira. Niba abo bantu babaho, nankanswe Imana. Haleluya! Ntishobora kuduteranyiriza ubusa. Hari umugisha w'Imana tuzatahana, hari impinduka tuzatahana mu buzima bwacu. Ijuru rizadukingukira. Haleluya! Yitaba abamushaka bose. Ni umwami wuzuye neza. Imana ibahe umugisha. Nejejwe no kuba hano. Nanjye ndi mu Mothers Union. Buriya sindi wera. Haleluya! Ndiwe amahame yanyu numva ari yangenga rwose, numva twemeranya cyane. Nanjye rero ndi mu Mothers Union wo mu rundi rugo. Hano ni iwacu. Mama Penny, Imana iguhe umugisha. Nabo mukorana n'abakozi b'Imana mwese, Imana ibahe umugisha. Murakoze kumpa ikaze, murakoze kumpa umugisha wo gukorera Imana muri mwebwe. Imana ibibahera umugisha. Mushumba wanyu turamusangiye, n'uwacu twese, n'umujyanama wacu, tumwigiraho ibintu byinshi. Iyo byaducanze hagati mu rugendo turamuhamagara. Rero n'uwanyu ni n'uwacu.
Imana ibibahera umugisha kandi murakoze kuba urugero rwiza n'inkingi ikomeye mu bwami bw'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Muri ibyirato byacu, muri umugisha wacu, Imana ibibahera umugisha. Murakoze kudaca ibintu, hari igihe duca ibintu muri ubu bwami, ariko murakoze kuba mwebwe kandi mugatwara Imana kandi abantu bakayimenya kandi ibirenge bikaguma hasi. Imana ibibahera umugisha. Icyitegererezo cy'ukuri tureberaho ibikwiye gukorwa byose ni Yesu. Rero iyo tugize umugisha tukabona abantu bakorera Imana, umuntu yareberaho n'ukuri ntako bisa. Hari ukuntu tuba dufite ibintu byinshi twagiye twica bitukisha izina ry'Imana, bituma batubaha Imana batuvuga uko dushaka, ariko iyo tugeze umugisha tukabona nka pasiteri wanyu, tukabona umuntu tuvuga n'abapagani bakabura icyo barenzaho, n'ukuri aba ari umugisha. Amen. Rero Imana ibakomereze amaboko, ikomeze ibaturindire, ikomeze ibakoreshe. Amen. Ndashima Imana rero, ndi Hortense Mazima koko babivuze, mfite abana b'abahungu n'abakobwa, Imana yangire neza impagakiza yo kabyara. Haleluya. Ndi umwana w'Imana, ndimo ndajya mu ijuru. Urugendo ndarukomeje pe. Nitudahurira mu mihanda y'i Kigali niyo muri Amerika, tuzahure mu bwami bw'Imana. Niyo destination finale, niho tugana kandi hararyoshye. Nta kintu cyiza, nta kintu gitanga amahoro muri iyi si nko kurungurukayo tukiri inaha ngaha, tugituye mu mihanda isanzwe n'amazi asanzwe meza cyangwa mabi, ariko twararungurutseyo. Haleluya. Nta nubwo itabaza ryawe ryazaka ngo rikomeze ryake utarabonye ibyo ubikiwe hariya. Ibyo tubikiye iyo twabirungurutse tugasogongeraho nibyo bituma amatabaza yacu atazima. Nubwo imiyaga yaba myinshi, nubwo imvura yagwa, hari icyo twabonye. Abera harano tuzajya. Haleluya. Imana yacu habwa icyubahiro. Nazanye n'umukobwa umwe mu banjye ndetse n'undi muhungu umwe, nari buhagurutse. Imana ibaha umugisha. Baramutse bahagurukije ntibazongera kwemera kumperekeza, ubwo rero tubigendanamo gutyo. Haleluya. Nanejejwe kandi n'abakozi b'Imana batambutse hano. Imana yagiye idusukaho ubuntu bw'Imana butandukanye kandi bwuzuzanya. Umva icyatumye Imana itanga impano mu bantu, ngo no kugira ngo abera batunganirizwe gukora imirimo y'Imana. Imana yatanze ubuntu butandukanye, ibusuka kuri Apotre Mignoni, ibusukaho, ibisuka kuri Mama Penina, ibusuka ku wundi muvuga butumwa mwiza nabonye umukobwa mwiza uri hano witwa Sylvia. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ibusuka kuri Pastor Rutayisire kugira ngo abera batunganywe. Ntago ari ibintu twahawe kugira ngo twimaringa dukore defile hano, no kugira ngo abera batunganyirizwe gukora umurimo w'Imana. Hari ikintu Imana idutegerejeho. Byaba ari akaga rero wicaye muri iki giterane cyateguwe na Mothers Union, mugategura ahantu heza nkaha, mugatanga ibyanyu, mugatanga umwanya, ugasohoka nkuko waje, biragatsindwa n'Uwiteka. Waba uhemukiye ubwami bw'Imana, wabuhemukiye ababyeyi bateguye, waba uduhemukiye, waba wihemukiye. Imana idusukira bingana n'inyota twazanye. Haleluya. Nasanze iyo umuntu afite inyota, Imana ijya imusukira ku byayo. Ariko ndahamya ko muyifite. Iyi minsi irimo ibintu byinshi, iminsi mikuru iregereje, nta muntu waza gutakaza umwanya waza kwicara aha ngaha. Wari kuba wenda urimo no gusuka inweri, cyangwa urimo ukoresha abana devoir, harya bari mu kiruhuko, abanjye barangije amashuri ubu sinzi aho bageze muri university. Hari ibintu wari kuba urimo gukora, wari kuba urimo no gukora siporo se, hari ibintu wari kuba urimo gukora bifite akamaro, kuba urimo gukora amaraporo yo ku kazi. Niba wasize ibyo byose ukaza hano, ndahamya ko ufite inyota kandi twizere gukorwaho n'Imana. Haleluya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Amen. Turaganira rero nyine ku ijambo ry'Imana nkuko muririmo. Mugore atsa itabaza ryawe. Umunsi wa mbere ndifuza kuvuga ku bintu bizimya amatabaza. Hanyuma ku munsi w'ejo nzavuga uburyo twarinda, none twakwatsa kandi tukarinda. Kuko nasanze abakristo benshi, haleluya, nasanze abakristo benshi abakijijwe bajya bagira iminsi amatabaza yaka, ariko hari ibintu ibihumbi biba byiteguye kuyazimya kugira ngo udakomeza kwaka. Iyo umuntu yabimenye akabyirinda, Umwuka Wera aramushyigikira, akazagira itabaza ryaka, akazarinda asaza atazimye. Pasiteri wanyu ajya avuga ngo arifuza kuzasaza nk'umuneke. Aryoha, agenda arushaho kuryoha. Kudatakaza amavuta, gukomeza kwaka, no gusaza muri ubwo buryo. Haleluya. Ugakomeza kugira ikakama n'itoto ry'umwuka kugeza mu masaziro. Ese nuko ibibazo biba byarabuze? Ese nuko imiyaga ibitaragize iba yaraje, ariko igasanga uraka, ukazarinda usaza ucyaka. Mana yacu ishimwe. Haleluya. Uyu munsi wa mbere turavuga ko bizimya amatabaza. Imana idufashe. Ni ibintu usanzwe uzi, ariko ndasenga kugira ngo Umwuka Wera yo kabyara
asuka ikintu gishyashya mu mutima wawe, asuka ikintu gishyashya mu buzima bwawe, akora ikintu gishya mu buzima bwacu, adutyaze, adukangure, adukore ku maso, duhumuke ibintu bihinduke. Reka tumaze dusome iki cyanditswe cyo muri Matayo 25 murongo wa mbere tugeze ku wa 5, hanyuma dusome na 6 na 7. Haleluya. 1 kugeza kuri 7. Ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri aba 10 5 bari abapfu. Iriya ndirimbo imaze kutubwira ngo abakore mwe b'i Rwanda mureke gupfapfana. Mwabyumvise namwe? Ngo ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Haleluya. Abanyabwenge n'abapfu ku ntangiriro nta kintu cyabatandukanyaga, bose bari bahagurutse batashye ubukwe. Ndahamya ko bari bambaye imyenda myiza, inyuma barebye nta kintu na kimwe cyabatandukanya. Ikindi bose binjiye amatabaza yaka. Haleluya. Muribuka ko icyo babuze ari amavuta yo kongeramo, ariko binjiye amatabaza agira gute? Yaka. Bose barasaga. Iyo tudefira tujya mu biterane twese tuba dusa. Haleluya. Iyo tujya mu makorari no mu bindi twese tuba dusa, bose barasaga. Ntago ariko bareba bakinjira ngo tuvuga ngo ndabihamya ko bazajya mu bapfu, ngo cyangwa uvuge ngo ndabihamya ko bazabanyabwenge. Bose barasaga, bari babwiteguye ubukwe, bari bagerageje mu bushobozi bwabo, bari batandukanye ku kintu kimwe. Umukozi w'Imana Apotre Mignone numvise akivugaho. Haleluya. Abanyabwenge n'abapfu inyuma urebye bose barasaga, bari bambaye ibintu bisa, batangiye urugendo basa. Gusa ubwenge n'ubupfapfa muzi igihe ikintu kibigaragaza ni igihe kizasiga gishyize mwe ku ruhande. Haleluya. Cyangwa se gutinda kw'ibyo twari dutegereje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyatumye abapfapfa tumenya ko ari abapfapfa nuko umukwe yatinzeho gatoya. Muzi yabanguka bari ko bagifite amatabaza yaka, bari kwinjira mu birori kimwe n'abandi. Muranyumva nshuti z'Imana? Gutinda kw'ibyo twari dutegereje bijya bidushyira mu banyabwenge, abandi bikabashyira mu bapfapfa. Hari umuntu unyumvise yemwe? Haleluya. Gutinda kw'ibyo twari dutegereje, kuri iyi Imana yizerwa, kuri iyi Imana y'amasezerano, kuri iyi Imana idakererwa. Bibiliya hari igihe nyisoma nkumva ikansetsamo. Muzi ko Sara abyara, Bibiliya yavuze ngo igihe Imana yamubwiye ngo kigeze. Murumva bura cyari kigeze, nticyari cyararenze. Ariko biravuga ngo igihe Imana yamubwiye kigeze gute? Kigeze kuri 90 igihe kiba kigezera, kiba cyararenze kuri twe, ariko cyari igihe cy'Imana. Haleluya. Kubura amavuta rero kuzageza ku gihe cyagenwe n'Imana utazi, utagena, bituma uhita ubarirwa hehe? Mu bantu bapfapfana. Imana itugirira ubuntu. Ni iryo tandukaniro ryonyine. Ahandi barasaga, bose binjiye bafite indirimbo, bose bari bafite amatabaza yaka, bose hari imihamagaro runaka iri ku buzima bwabo. Nshatse navuga ngo bose barakishijwe kuko bari biteguye ubukwe. Haleluya. Ariko igihe bizasohorera, Imana yavuganye nawe, igihe bizasohorera kizagena igice uzahita ujyamo. Ariko Imana ishimwe ko tugiye kuyatsa. Haleluya. Imana ishimwe ko uzava muri iki giterane utakiri umuntu uzimazima, byatinda byabanguka uzabitegereze. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Abamatabaza ataka rero bijya bibagendekera gute? Umuntu agiye biberwa ibihe, cyangwa umuntu akishuka ko byoroshye, bidasaba impamba, bidasaba amavuta yo kongeramo. Itabaza riri mu tuvuta duke cyangwa iyo rizimazima, umuntu ajya yoberwa igihe. Mwibuke ko itabaza riramurika ukamenya iby'urugendo uko bimeze. Iyo rizimazima rero uyoberwa ibihe cyangwa ukibwira ko byoroshye. Nyamara Yesu yagiye avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ushobora kuba mu bigishwa banjye. Haleluya. Arongera agereranya ikintu kimwe, aravuga ngo ese birashoboka ko umuntu yajya kubaka inzu y'amatafari ndende ngo ntabanze kubara icyo bizamusaba? Niba atarabibaze ngo icyo gihe inzu. Haleluya. Ngo icyo gihe ngo niba atarabaze umubare, Madazi Union mugomba kugura sonorizasiyo ijyanye n'ubwiza bw'urusengero. Imana izabaha amafaranga ari muhumure. Haleluya. Irayafite.
ntabwo twagira urusengero rwiza gutya. Nibi bizatungana, ibyo mwatunganyije ni byinshi kandi Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Umuntu wese watanze amafaranga ku nzu y'Imana, buriya amafaranga dutanga ku nzu y'Imana agira ijwi rikomeza kuvuga twarapfuye. Sibwo icyo kintu murakizi? Abantu bazakirizwa hano itafari rizajya rivuga ngo ni kana ko wadushyizemo, rifite ijwi. Imana ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Niki nacyo kizakemuka, ni muhumuri. Aba bantu rero bajya bayoberwa ibihe, cyangwa bakibwira ko ari bigufi, cyangwa bakibwira ko bizafata umwanya muto. Nyamara uburyo Yesu yavuze iby'uru rugendo biratangaje. Nkiri kuri iyo nzu y'amatafari maremare yavuze ngo umuntu, ngo byashoboka gute ko umuntu w'umunyabwenge yajya kubaka inzu y'amatafari ndende ngo ntabare icyo bizamusaba, ngo iyo atakibaze agera hagati akananirwa, hanyuma yananirwa ngo abatambuka kuri iyo nzu yose bakamuseka. Iyo umuntu rero yabuze amavuta yo kongera mu itabaza, ajya yoroshya ibintu nyamara byo gukomera, ajya yoroshya ibintu yari kubamo serious. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Umuntu akayoberwa ibihe, akayoberwa inyifata ikwiriye ijyanye n'iki gihe. Ibizimya amatabaza yacu rero, amen, ibintu bibuza umuntu kwaka. Reka dufatanye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 34 kugeza kuri 38. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, muganga Luka 21:34 tugeze kuri 38. Mwuka wera adufasha dukurireho ibi bintu yo kabyara, abidukurireho ibi bintu bizimya amatabaza. Muribuka ko bari abakobwa bacanye amatabaza, bari bategereje iki? Kumukwaza, kandi akaza badatunguwe. Haleluya. Akaza biteguye, bakamwakira, bakinjirana nawe mu bukwe, hanyuma urugi ntirubakingirane ngo basigare inyuma yaro. Muranyumva nshuti z'Imana? Twagiye ku murongo wa 34 ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Reka dusubirane mu murongo wa 34 ngo ariko tugire gute? Ariko twirinde, ariko mwirinde imitima yanyu cyangwa yacu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Iminsi yose 37, iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, uwo ni Yesu, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya aho hari mu rusengero kumwumva. Haleluya. Yesu yararaga asenga, yamanukaga mu gitondo, nta publicity, nta advertisement. Utu twafishi twebwe dukora nta twayabaga yakoze, ariko aho yararaga hamuhamagariraga iki? Abantu. Reka do Yesu icyubahiro. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Tugarutse kuri murongo wa 34 ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, hanyuma uwo munsi ukazabatungura nk'uko aba bakobwa batunguwe amatabaza yabo adafite amavuta. Muranyumva nshuti z'Imana? Ibi bintu tuvuze hano haruguru, kuremererwa n'ivutu, icyo twita gusinda, bitari ubusinzi bw'inzoga gusa busanzwe, n'amaganya y'isi ajya atuma abantu badashobora kwaka, bahora batungurwa iyo byicaye hejuru y'ubuzima bwabo. Imana yacu itugirire neza. Ikintu nifuza guhera kuvugaho ni amaganya. Haleluya. Twakwibaza ngo se hari umuntu utayafite? Hari umuntu afite ikintu kimuganyisha? Hari umuntu utakozaho umutima ku kintu runaka ngo yifuze ko cyakabaye cyarahindutse muri ubu buryo? Twese turabifite, ariko nubwo twese tubifite, burya twese ntago tubyikoreye kimwe. Haleluya. Twese dufite ibyakatuganyisha, ariko twese ntitubyikoreye kimwe. Tugendane. Amaganya atuma umuntu adashobora kumva icyo Imana ivuga. Amaganya atuma umuntu atizera amasezerano y'Imana. Amaganya aragenda akagabanya Imana yawe igahinduka akamana gato cyane. Imana itugirira ubuntu. Reka nkoreshe icyanditswe cyo mu Kuva, aho Imana yatumye Mose ikamutuma ku bwoko bwayo. Imana ubwayo yivuganiye nawe. Haleluya. Hari igihe ushobora kumvirana kuko ibyo watumyeho hari aho byaciye mu muhanuzi cyangwa byaciye muri pasiteri runaka, ariko Imana ubwayo yavuganye na Mose, imuha amasezerano, imubwira ibintu byiza Imana izakorera ubu bwoko. Reka dufatanye gusoma mu Kuva ibice 6 murongo wa 1, turamanuka ahantu hariho gatoya tugeze ku murongo wa 9. Reka ndebe abantu bakunda ijambo ry'Imana bari hano. Haleluya. Ariko subundi mwaryanga mukabigira muti pasiteri wanyu se mwamushyirahe, nge wenda ndumugenzi.
Haleluya. Kuva igice cya 6 guhera ku murongo wa mbere. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, ninde uri kuvugana na Mose? N'Uwiteka, nta kintu cyo gushidikanya namba kirimo, si inzozi samayerekwa, Imana irimo iraganira nande na Mose nkuko irimo iganira nawe uyu mugoroba. Haleluya. Ngo uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko. Imana ibwira Mose iti, njyewe ndi Uwiteka. Haleluya. Kandi nabonekeye Abrahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose. Haleluya. Erega iyo tuvuga ngo ishobora byose si ibintu twihimbiye, niyo yabyivugiye, niryo zina ryayo. Haleluya. Nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha, nitwa iryo zina Uwiteka. Kandi nakomereje isezerano ryanjye nabo ko nzabaha igihugu cy'i Kanani. Ko azagira gute? Azabaha. Arabanza arambwira ngo nitwa ishobora byose, arongera avuga ngo nakomeje, sinabivutse njenjetse, sinabivuze nivugira. Nasanze Imana itagira kwivugira. Haleluya. Hari ibintu dusezeranya abantu bwacya twumva twabivugiye mu marangamutima, ukumva bivuze utabitekerejeho, ukumva bivuze utabivuganya n'umugabo, ukumva bivuze, ariko Imana ntigira kwivugira. Haleluya. Kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo ko nzabaha, izagira gute? Ko nzabaha igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'ubusuke bwabo basuhukiyemo. Kandi numvise, Imana yabyumvise, numvise umuniho w'Abisiraheli, numvise amaganya yabo, numvise umuniho w'Abisiraheli Abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye. Haleluya. Ngo nuko bwira Abisiraheli yuko ndi Uwiteka, kandi ko nzabatura, njyewe Imana nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Ngo kandi nzabazana mu bwoko bwanjye, nanjye mbabera Imana. Niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakorera, ikabakura muri bo. Kandi nzabajyana, Imana iracyashimangira ibyiza bakorera, kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha. Imana yarinze kumanika ukuboko, yararahiye. Haleluya. Igihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Abrahamu na Isaka na Yakobo, nzakibaha kuba ibiragwa byanyu. Arongera avuga ngo ndi Uwiteka, kugira ngo ejo Mose atabyitiranya ngo haraho yavuganye na marayika, aharaho yavuganye nani. Nzakibaha kuba ibiragwa byanyu, njyewe ndi Uwiteka. Mose, umva rero aho bipfira. Mose abwira Abisiraheli ibyo. Haleluya. Mose arabijyana nkuko yakabihawe. Imana yamwibwiye, yamubwiye ko yitwa Uwiteka, yamubwiye ko ishobora byose, yamubwiye ko yibutse isezerano yagiranye na Abrahamu, yamubwiye ko yumvise gutaka kwabo. Haleluya. Kandi ko imanutse gukoresha amaboko akomeye kugira ngo ibakize Farawo. Mose ntabwo yumviranye, yabyiyumviye neza, yibonaniye n'Imana. Haleluya. Mose aramanuka ajya kuvuga ubutumwa nkuko abavuga ubutumwa batandukanye bazahagarara imbere yawe, nkuko uzumva ubutumwa bwiza wibereye iwanyu kuri za YouTube no kuri za radio. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryaca muri Orutanse, ryaca mu wundi muntu, ariko ni iryandi, ni iry'Imana. Ntago kera ari ibintu avugaga nabaga mfite izindi nkuru z'iwacu Nyamirambo. Haleluya. Ariko ijambo ni iry'Imana. Imana iziyaranje, iricisha imbere yawe kugira ngo irebe ko wakwizera iby'Imana ivuga. Haleluya. Nubwo Mose yari yavuganye n'Imana imbona nkubone, araje agiye kubivuga, kuko njyewe navuganye n'Imana nabanze ko nta muntu uri bumakanye, ariko amaganya ajya atuma umuntu ahakana iby'Imana yavuze. Ngo Mose abwira Abisiraheli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mutima, wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Amaganya ni menshi ku buryo Imana yaba yahagaranye na Mose, Mose yaba yayibonye mu maso, yaba yayibonye mu mugongo, yaba yasubiyemo amasezerano, Imana ikirahira igakora n'indahiro ngo ikamanika akaboko ikavuga ko yarabibwiye Abrahamu. They don't care. Ntacyo bibabwiye, kandi sibyo bigira, babitewe n'iki? N'amaganya yazanywe n'uburetwa bukomeye Farawo yashyize ku buzima bwabo. Imana itugirire neza. Mose abwira Abisiraheli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mutima, n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato.
niyo mpamvu Yesu yatubwiye ngo nitumwikoreze, Imana yatubwiye ngo nitumwikoreze amaganya yacu yose, kuko arabizi neza ko udashobora guhinduka itabaza ryaka ukikoreye ya miruho yose. Haleluya, haleluya. Ntibishoboka ko wakwaka ngo umare umwaka waka, umare imyaka 5, umare imyaka 10 wikoreye imiruho yose. Mureke tuyimuzanire ayidutwaze. Haleluya. Iyo yadutwajije hari ibivaho, hari n'ibitavaho, ariko tugahabwa imbaraga zo kuba hejuru yabyo. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Nta muntu ushobora guhinduka itabaza ryaka yikoreye amaganya ye yose. Kandi nasanze Yesu nta kintu kimwe adatwaza abantu. Haleluya. Abigishwa ba Yesu bananijwe kwemera nuko Yesu yazutse kubera ngo amaganya n'amajune. Kabasomere nihuse ngo Mariko 16:9 na 11 ngo nuko amaze kuzuka. Yari yazutse cyangwa ntiyari yazutse? Ngo nuko amaze kuzuka mu museke kuwa mbere w'iminsi 7 abanza kubonekera Mariya Madalena uwo yirukanyemo abadayimoni 7. Uwo aragenda abibwira babanaga nawe, asanga bagira gute? Baganya. Ariko haragapfa kuganya abagore, abagabo baganya. Asanga baganya barira. Ba Petero bari barimo kugira gute? Kurira. Ngo asanga baganya barira. Bibiliya y'Ikinyarwanda yongeyemo ikindi kintu cyitwa ngo amajune. Ngo bari mu majune nabo bumvise yuko ari muzima abongwe nawe. Mwumvise ikintu bumvise? Bumvise ko ameze gute? Bumvise yuko ari muzima abongwe nawe ntibabyemera. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Wifuza kugutwaza amaganya yawe kugira ngo wake, ntibabyemeye. Ngo babyumvise ko ari muzima yabibibwiriye, kandi bumvise ko yabongwe nawe ariko ntibabyemera. Baganya barira. Ntibishoboka ko warabagirana, ntibishoboka ko wahinduka itabaza ryaka. Mwibuke ko itabaza umumaro waryo ntiryigirira umumaro, rigirira umumaro aho cyicaye mu nzu abantu bakabona. Ntibishoboka ko wabitabaza ryaka udahaye Yesu imiruho yawe, kuko iyi si ifite imiruho we, ifite imiruho y'ubwoko bwose. Nta mukobwa w'Imana uzagira imbaraga zo kumurika atahereje Yesu imiruho ye ngo ayimutwaze. Bibiliya yaratinyutse iravuga ngo ibyago n'amakuba n'ibiturushya byose ngo biri rusange heye mu bantu, ibitugerageza ngo biri rusange mu bantu. Imana yacu tugire neza. Ntushobora kumurika kuko Imana yabikugeneye, kereka Yesu agutwaje imibabaro yawe. Nifuza ko tuza kuyimuha umugoroba, tukayimuha tuyimuhaye, apana kuyimuha wajya gusohoka ukongera ukayiterura. Tukayimuha tugize gute? Tuyimuhaye, kuko dufite umurimo wo gukora. Uko iriya ndirimbo yavugaga, bene wacu barimo barapfa, abana bacu barimo barapfa, abagabo bacu barimo barapfa. Uzi umugabo kugupfana apfumbatana n'umugore wo mu Madasi Union agapfa pe akarimbuka, tukamuhamba adakijijwe, cyangwa tukamuta mu nzu akaba ari twe tugenda. Abantu barimo barapfa. Igihugu cyacu kirazamukamo imihanda n'amazu meza, n'urundi rupfu rurimo rusesera mu mazu. Ukarira kwiyorosa kandi ntuburizwa n'ubusa. Uwo muruho bari ukuri. Satani aba yaragukubise ikintu cy'ukuri cyumvikana. Ntago mbihakana ko kitumvikana, ariko si wowe kwire gukomeza kukikorera, kuko nta n'imbaraga ufite zo kugitwara. Bizanire Yesu. Hajya habaho kuruhuka by'ukuri, hajya habaho ikiruhuko cy'ukuri kuba ari muri Kristo Yesu, afite imbaraga zo kudutwaza. Haleluya. Umumama umwe yampaye ubuhamya ndaryoherwa, aba mu gihugu cyo hanze, yarokotse jenoside, yasigaye wenyine, nta mugabo nta mwana. Urumva uwo muntu ukuntu abateye ubwoba, uwo mufite n'ubwoba bwo kumubwira Yesu. Ariko igihe kimwe arampamagara, haciyemo nk'imyaka 2 cyangwa 3, arambwira Toruta wa Yesu mwavugaga ndaramubonye. Ati kumbi mwebwe ntimuzi no kumuvuga neza. Umva icyo twebwe tuba tuzi ko Yesu azaruhura umuntu iyo yakemuye ibintu. Hari ibintu bidakemuka. Abana se bagaruka, umugabo se yagaruka, amateka se wikoreye yasibika se, ariko Yesu wacu ni muzima. Haleluya. Yaramaze imyaka, yaragiye mu baterapiste bose, yaranyweye imiti yose, yarashaje imburagihe, asinzirizwa n'imiti bakongera iyindi kugeza igihe imiti itakimufatira. Buke yahura na Yesu, abana ntibagarutse, umugabo ntiyagarutse, ariko yakiriye ikiruhuko. Naramubwiye ngo nzajya mbivuga. Haleluya. Yakiriye agakiza. Ntago ubu Yesu wacu ni muzima. Muzi ko ari muzima, ariko muzi ko atari idini, ariko yakiriye agakiza. Yumva inyigisho zitambuka hirya no hino z'abakozi b'Imana bitandukanye, agiye kumva yumva agize amahoro atigeze agira.
abantu bose ku kazi baramutinyaga, kandi ku kazi yarahari kubwo kumufasha kuko nta kundi bamugenza. Agiye kumva yumva araryamye arasinziriye nta miti. Haleluya, yumva umunezero, aravuga ati ibi bintu sinari nzi ko bibaho, Yesu wacu ni muzima. Haleluya. Uwo mupfakazi rero afite ijambo ryo kubwira abandi bapfakazi, azahinduka itabaza ryaka byanze bikunze, kuko Yesu yamutwaje. Yesu ajya dutwaza mu bikemuka bikarangira, ajya dutwaza no bitakigarutse. Ajya dutwaza imiruho yacu, ukabikebuka ukabibura, ugasanga ntukibyikoreye, ukayoberwa uko yabigenze. Ariko Yesu ni muzima, ntabwo ari umukuru w'idini. Mukuru w'idini akubwira ati hangana. Ijambo mvuga kenshi ni ihangane, niryo mbwira abantu. Urase wagira uti urabwira iti hangana, akubwira ati byanze, nkamubwira utongera wihangane. Ejo naganiriye n'umukobwa ndaramukunze, arambwira ati njya kwandikira message ngahita amenya icyo uri bumbwire, nkavuga ngo reka mbibwire Yesu. Ajya kunyandikira message ngo ngahita yibuka ko ndimubwire ngo ihangane kandi usenge, kandi koko none se mubwire iki? Ariko Yesu nta nubwo avuga ngo ihangane kandi usenge, ahubwo arabiterura akabitwara, imiruho ikava ku gitugu cyawe, ukabona kubitabaza ryaka. Nutamuha imiruho yawe uzaka mu giterane, umwaka utaha uzagaruka umeze kwa kundi. None bajya hora basa nk'abashitura muri iki giterane cy'abakobwa. Dushiture, wongere ugende usinzire, imiruho ikubarare hejuru, wongere ugaruke bongere bashiture. Ibyo bintu ntabwo umuntu abibana itabaza, ariko iyo tubihaye Yesu, haleluya, tujya tumurika, bimwe bikavaho, ibindi tukaba tukibyikoreye, ariko tukamurika, kandi tukamurika byiteka. Icyampa ukamuha imitwaro yawe uyu mugoroba. Sirimo ngutetaho ngubwira ko byoroshye, buri muntu amenya ibye. Mudamu umwe w'inshuti yanjye uba hanze nawe yarambwiye ati ariko ubwo ugira ikibazo na kimwe. None se ryango ngenza nigisha ibibazo mvuge ngo rero ngo murabona ukuntu naraye, ngo murabona bibamarira iki? Ndamubwira nuko byibuza wenda wowe uri kure, nza nseka nisiza ka pudre, umuntu yagerageje kurwanya ubukecuru, nkaza nigi. None se ariko abo tubana twegeranye hari nibyo bazi, bijya bihinguka bikagaragara inyuma, abantu bakabimenya ko ufite ikibazo. Ariko ntacyo bitwaye, dufite udutwaza. Umuntu udafite ikibazo ntago atuye mu isi, yageze mu ijuru. Imana yacu tugire neza. Ibintu rero bishobora bidatuma umuntu yaka ngo akomeze yake, kandi ndizera neza ko tudashaka kwaka ibintu birangirana na December ya 2022. Nibwira yuko tudashaka no kwaka ibintu twaka ejo bundi tukongera tukazima. Ndibwira ko dushaka gucana amatabaza yacu akakira rimwe na rizima, ugakomeza ukajya waka, wongera waka, uva mu bwiza bumujya mu bundi. Imiruho rero n'amaganya ntibishobora gutuma umuntu yakabyiteka. Waka mu buryo buri sezoniyeri. Kwa gatatu bakakubona, haleluya. Ari inshuti zanjye zimwe zajyaga zimbwira ngo Yesu ngo rwose azatubabare ntazaze mu kwa kane. Mu kwa kane amoko babuzuye, bacubiye, hanyuma ngo mu kwa karindwi bakongera bakubuka. Yabidutwaje byiteka, turi abagenzi bajya mu ijuru. Haleluya. Nta buhutu nta bututsi, nta kintu butumariye. Reka tumuhe icyubahiro, haleluya. Ikintu kima kuvuga Yesu nuko ibintu tubwira abantu, hari abantu twabonye byakoretseho, twabonye abantu bagiriwe nabi, bahawe imbaraga zo kubabarira. Bituma rero muratinyuka kubwira n'abafashwe ku ngufu. Ayiwe kirakomeye, ariko bituma umuntu atinyuka kubivuga kuko hari abo twabonye bagize izo mbaraga. Ntibyoroshye bityo se. Imana yacu tugire neza, haleluya. Ngo baganya barira, bumva ibyo babwiye, ngo bemera ko yahuye nawe, barabyumva ko yazutse, ariko banga kubyemera. Amaganya apfukirana umuntu, akazarinda saza atabaye ikimana yamugeneye kuba cyo, akazarinda saza atabaye itabaza ryaka no mu rugo rwe. Ubwo urumva ntiyakwaka mu mudugudu, ntiyakwaka mu murenge, no mu rugo rwe, kandi yarabaye kizima. Kandi Satani abikora nkana, azi umugambi w'Imana ku buzima bwawe, azi ko Imana yakuremye yagutekerejeho. None iyo hari umugambi w'igitangaza, akwica hakiri kare, akakuzana mu rugo rutari mu rukundo, akaguteza ibibazo ukirira mutoya, ukagiyoberwa wowe icyo uzira. Ariko Satani arakizi, yarungurutse umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ese wakwemera imiruho yawe n'amaganya yawe n'ubupfakazi n'ubupfubyi n'ubukene n'ingorane no gutabwa no kudakundwa, wakwemera tukabizanira Yesu, tukabisiga ku birenge bye, tukagenda twemye? Imana yacu tugirire neza, kuko amaganya azatuma uriya munsi utungura abantu. Kuko amaganya ntashobora gutuma wubura umutwe ngo wumve icyo Imana ivuga. Mwibuke Mose ko yari yavuganye n'Imana rwose, yamubwiye ibintu biryoshye byakabaye bijya mu matwi
none abisiraheli bagatavuga ati nukuri uzwi Imana igiye kudutabara, ariko siko byagenze. Nzabaha igihugu cy'i Kanani, icyo namanikiye amaboko, icyo nabwiye Aburahamu, nzarambura amaboko yanjye nyarambure, merere nabi Farawo, nzamanisha ibihano bikomeye, ariko ibyo bintu byose bihinduka zero. Iyo umuntu afite amaganya amworoshe abavuga ati vuga nyine ugende. N'ubwa mbere se dusenga, Madazinioni rero yongera hamagara, dore abagore buzuye urusengero, Imana igusange ikuruhurira umutima nshuti y'Imana. Ibyo tuvuga si igipindi. Yesu ni muzima, Yesu araruhura, Yesu aratabara, Yesu azana ibyiringiro n'ubuzima buryoshye mu mutima. Haleluya. Mbwira rero ngo guma aho, wivuga ngo vuga ugende. Mbwira uti guma aho, ngere bivuge numve ko byakwinjira. Haleluya. Navugaga ngo ushobora kumurika nk'uko Imana yabikugeneye. Yesu atagutwaje imiruho yawe. Yesu yutamuhaye akanya gahagije, imvugo ye ntishobora kwinjira ngo isibanganye amaganya wazaniwe n'uburetwa Farawo yagushyizeho. Dukwiye kumuha umwanya uhagije, imvugo ye ikaducengera bien, ikagenda yinjira, igasunika amaganya y'iwacu, igasunika ko mama ngo yapfuye hakiri kare, ikabisunika, igasunika icyo Yesu avuga, kikagenda kigasunika gutabwa, waba waratawe n'umugabo, kikagenda kigasunika ubukene, kikagenda kigasunika uriyanga, wanga ingingo zimwe zigize ubuzima bwawe, ngo barakubwiye ngo uri mubi, maze Yesu akakubwira kuri mwiza. Ijambo ry'Imana rikubwira ko yakuremye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje, ukuri medita niko risunika imiruho. Uzi ko ijambo verse imwe umuntu ya meditating ikamwinjiramo neza, ishobora guhindura ubuzima bwe. Haleluya. Njya kwikundira muri Kristo, ubu nikundira muri Kristo bikomeye, nubwo wanyanga ubanza ntanabimenya, mbanyuzwe mbanyuzwe kandi ndamahoro menshi. Umurongo umwe wambwiye ko uko data akunda Yesu ariko nanjye nakunzwe. Ndavuga nti come on, njyewe n'amabi yanjye, uko data yakunze Yesu utarigeze akora icyaha, kumbe niko nanjye nakunzwe. Ubu rukundo ruranyuzuye, ruranguse, ruranzengurutse, niyo unyanze simbimenya, mba ndaho ndimo nipfusha ubusa kuko nakunzwe byiteka. Haleluya. Verse imwe yonyine watekerejeho yakumara amavunane. Ya magambo Petero yavuze mu rugo rwo kwa Korneliyo. Haleluya. Byakozwe no mu 10:34-35 ngo kuko mu mahanga yose, haleluya, ugira gute? Abayubaha bagakora iki? Imana igira gute? Haleluya. Hashize imyaka myinshi numvise iryo jambo, maze kuryumva naravuze ni mbega ibintu biryoshye we. Kugira ngo duhinduke abantu bemerwa mu bintu bitandukanye, tuba dufite za criteria n'ibintu dusabwa kuzuza. Kandi ndebye byinshi sanga simbyujuje. Amashuri ntayo, ibiki ntibihari, byongereza byaranze, bifaransa biravanze, kwa kundi twize mu Rwanda reforme bikavanga. Nsanga ibintu byinshi cyane biravanga vanze, sinzi niba nzi igifaransa, sinzi niba nzi icyongereza, sinzi ariko ikinyarwanda cyo ndakizi cyane. Nsanga hari ibintu byinshi bituzuye, maze gusoma uriya murongo. Haleluya. Wicara mu bitekerezo byanjye ngukora ibyo kugira ngo ibyo gukira Imana iramwemera. Bitavuga ngo ibintu bidasaba igishoro, ibintu bitasaba amafaranga, ibintu bitasaba kujya kurangura, ibintu bitasaba kuvuka neza, kwitoza ibyo gukiranuka. Ndavuga inti Imana ngiye kubyitoza, kandi nunyemera uzanyemeza n'abandi. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Umurongo umwe wahindura ubuzima bwawe. Ubu niba unkunda, suzi uwaguteye kunkunda, nuwanyemeye, hanyuma araza bipakira mu mutima wawe, Madazinioni disi ngo mukankunda kubera we. Ibintu bidasaba igishoro mwarese tukabijyamo. Ubu rero ntegereje no kuzakoreshwa n'Imana ibitangaza. Kubera iki? Kubera ikintu kimwe. Ariko wamana uri mwiza. Haleluya. Yesu yaravuze ngo uko data yantumye mu isi niko nanjye agize gute? Hari umuntu ubyumvise? Haleluya. Uko data Yesu yahoranye n'Imana, yari Imana. Noneho ngo uko data yamutumye mu isi ngo niko natwe bagafifi ngo adutumye. Nimureke tweme amatabaza yacu yake. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimwe ryakwemesha, cyangwa ukaba urimo kunyumva, ukaba urimo no gutekereza ku yandi yose wumvise. Ariko nimureke
ijambo ry'Imana rishorera imizi muri twebwe, kuko dufite amaganya y'imyaka, cyane cyane iyo watinze gukizwa, cyane cyane iyo wagize gute, wavukiye mu nzu batazi ijambo ry'Imana. Uba ufite ibintu by'imirundo n'imiruho bagiye bakwaturaho, ababyeyi batazi gukunda, watambuka ngo dore uko gisa, watambuka ngo ariko se nkaho uzabiki. Ntibakuramije amata y'umwuka, ntibaguhaye ijambo ry'Imana, nta Bibiliya yabaga iwanyu, urangije utinda no gukizwa, ukizwa ugeze muri 40 cyangwa 30 n'ingahe, urumva iyo miruho yose n'amagambo mabi yose wumvise, warangiza ugasoma ijambo ry'Imana akanya gatoya, urumva ibyo ibitoni n'ibitoni by'ibintu bipfuye biri muri wowe bizasunikwa ryari, bizavamo ryari? Hari umuntu unyumva? Ikindi impamvu rigomba kuba ryinshi nuko ibi byo ntibihagarara, ibi birakomeza, ibi birakomeza. Wagira ibyago, waba ufite n'umugabo w'umupagani, waba ufite abavandimwe badakijijwe, waba ufite ibintu by'umwanda bivangavanze, mu kazi rimwe bikaba byanze, ubundi wacuruje wahombye, ibintu byinshi bikomeza bikuzamo amaganya, byo ntibiruhuka. Hanyuma warangiza ukaburira umwanya ijambo ry'Imana, ari ryo riri bugukoropere bikavamo. Hanyuma itabaza rikaka mu kwezi kwa mbere, mu kwa kabiri bakakubura muri korari, mu kwa gatatu bakaberwa hagiye mu mirimo myiza yo gusura abarwayi, bakakubura we, igiterane kikaba cyangwa amasengesho ukongera ugahaguruka. Turashaka amatabaza yaka kandi atakizima, sibyo nshuti z'Imana? Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Tujya twibeshya ko twamenye Imana iyo ifite ikintu yadupfumbatishije, iyo yapfumbatuye ikiganza cyayo, mama nkuko yasezeranye, igipfumbatura ikiganza cyayo igahaza bimwe mu byo kwifuza kwacu, cyangwa igahaza kwifuza kwacu kose. Aho hantu umuntu ajya avuga ngo nabonye Imana. Hari umuntu wabonye Imana muri ubwo buryo? Hari umuntu Imana yagaburiye yarahoze aburara, hari umuntu Imana yahaye akazi ubushomeri bwari bumeze nabi, hari umuntu Imana yabesheje mu mazu atagira shinge na rugero. Imana yagiye itugirira neza. Ni byiza aho hantu tuhamenyera Imana, ariko ndashaka kukubwira indi Imana itaza n'ikiganza ikatwereka mu maso hayo. Haleluya. Mu maso h'Imana rero kuhabona niyo ikiganza kitapfumbatutse, uravuga uti naramubonye, ndamuzi, turaziranye, nubwo ndimo ndira ariko naramubonye. Abantu bose babonye mu maso h'Imana, mu maso habo harakeye, ngo ntibongera kugira ipfunwe ukundi, bategereje gutabarwa bakiri mu isi y'abazima. Kubera iki? Mu maso h'Imana haba iki? Haba nature yayo, haba nature yayo. Uravuga uti ndabizi ko ariyo kwizerwa, nubwo ndimo ndira ariko niyo kwizerwa, nubwo bitinze ariko niyo kwizerwa. Nimureke dushake mu maso h'Imana, ibyo mu kiganza tugera igihe tukabyibagirwa. Tuyisaba imodoka iduha, mu minsi mike hakaba haje izindi za version shasha, wajya ukabona ukajya ubona kawe ntukirimo kukabona. Imodoka ngenda mu uyu munsi nkiyigura najyaga mbona ari hatari. Bukeye nkajya mbona ariko siyo. Ariko wasiwe, ariko mu maso hayo, mu maso hayo harantunze, hambeshejeho, hanguye neza. Yo naraye ndira ndahibuka, yo Satana njombye igisongo ndahibuka, kavuga ngo Mana icyo nzi n'ukuri wo kwizerwa, nubwo ntabyumva uri wo kwizerwa, nubwo ntazi icyo ngiye kuvuga uri wo kwizerwa, nubwo ndimo nkomeza uyu nguyu nanjye ndira, ariko uri wo kwizerwa. Haleluya. Uwabonye mu maso hayo azabitabaza ryaka iteka, kuko yabonye ubwizerwe bw'Imana. Umwanya tumara dushaka Imana, nshuti z'Imana, ntago ari umwanya upfuye ubusa. Gusa nuko abera bibwiye yuko ikibazo runaka cyakemutse aribwo umuntu aba abonye Imana. Gukemuka ni byiza, biragakemuke biri iwawe, ariko mu maso h'Imana ntihagira ingurane, kuko icyo kibazo unashaka ko Imana igutabara, hari n'abantu bafite ubushobozi bwo kukigutabaramo. Bajya batanga urwenya rw'abantu ngo bahuriye ku musozi basenga, ngo umwe niba yarasabaga 5 undi asaba amamiliyoni yo kwivanira yo kontineri ye, kandi uwa 5 yari afite urusaku rwinshi. Ngo hanyuma w'amakontineri avuga ati bifata uva. Haleluya. Ibyo dushaka mu kiganza cy'Imana byinshi abantu bashobora kubiduha, ariko mu maso h'Imana ntihagurwa amafaranga. N'umwihariko washatse Imana ntihatizwanya, umugore ntahatiza umugabo, umwana ntaharaga, umubyeyi ntaharaga abana. N'ahantu wibonera ukavuga uti naramubonye, 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 nubwo isi yose yamuhakana, naramubonye, naramubonye, naramubonye. Ariho, si ibihimbano, ariho, si inkuru z'abanyamadini, ariho, ntabwo ari inkuru z'abamisiyoneri, ariho, ariho,
kandi igihe kimwe azaza gutwara itorero. Icyatumaga abasefano babatera amabuye ntibabireke nuko bari baramubonye. Ariko uzi ukuntu kubaho biryoha. Wari umva urwaye nk'agatoki ukuntu wumva tekereza ibuye rya mbere, ibuye rya kabiri ba Yeremiya ngo bakabakerera n'inkezo. Paulo bakamubwira ngo uyu muntu turimo tuzirika umushumi, umuhanuzi Agabo niba Agabo, ngo turimo uyu mushumi nyiri uyu muntu nagera i Yerusalemu bazamuboha. Akavuga ngo uretse no kuboha niteguye no gupfirayo. Bari barabonye iki? Bari barabonye mu maso ye. Torero ry'Imana, bakobwa ba Kristo, nimureke dushake mu maso y'Imana. Icyiza cyabyo haraboneka. Abantu bose bihererana ajya bihishurira, abamufitiye umwanya arabihishurira. Kandi twabonye mu maso amaganya dusigara tutazi niba kituriho. Kumva ariko se ko bigihari nta naho byagiye, byagenze bite? Nta kundi byagenze, yaradutwaje. Twabonye mu maso he haturutira ibindi byose, haraturyohera bituma amaganya tutakiyumva. Haleluya, haleluya. Imana yagiye ifungura ikiganza cyayo inshuro nyinshi bikaryoha. Mukanya ngongera nkaba ndabirambiwe, ubundi bikongera nkabona byashaje, ubundi nkongera nkabona byabaye ukuntu. Ariko inshuro nabonye mu maso he zamaritse ubuzima bwanjye forever, byamaritse ubuzima bwanjye byiteka, byazanye impinduka ntakibasha kwamburwa, isi itakinyambuye. Mureke dushake mu maso y'Imana. Ntiwemere kwamaganya atuma umera nka bariya basore nakwiriya miryango yari iri muri Egiputa ngo bananizwa kumwumva n'uburetwa bwa Farawo. Farawo afite uburetwa ashyira ku bantu. Uburetwa bwahinguka mu rugo rwawe, bwahinguka mu rubyaro rwawe, bwahinguka no mu magara yawe, bwahingukira ahantu hose. Farawo akomanga hashatse. Ariko izere iyi Mana yavuganye na Mose, niyo Mana yo muri Bibiliya, niyo Mana tubwiriza. Se umwami wacu Yesu Kristo niwe tukivuga uyu munsi. Yesu ko yarari kera niko ari na n'uyu munsi niko azahora iteka. Emera Bibiliya ikubera ijambo ry'Imana. Ntiwemere kwiguhindukira inyuguti n'igitabo gisanzwe. Iteka iyo nsoma Bibiliya mba ndimo mbikurura mbyishyiraho, ndetse mba meze nk'uwari uhari, mba ndi muri iyo sene. Bibiliya emera iguhindukira ubuzima. Nibitaba gutyo uzaka ukwezi kwa kabiri uryame ujye uhora umeze utya. Nta kintu kibiha nko kugira ubuzima bwa Gikristo bubyuka buryama. Birabiha pe, birabiha. Kandi ndabivuga mbizi, ndanabivuga narabicitse. Haleluya. Imiriho iduhindukira ikintu kimeze nk'igitebo kitwubarayeho, umucyo wacu ukazimata. Murabizi Bibiliya iravuga muri Matayo 5:15 na 16 ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize iki? Intonga cyangwa igitebo. Tekeza gucana agatabaza keza hano wagize ugafata kiriya giseke ukacyubika hejuru. Ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira bari mu nzu bose. Kubera ikiri murika, kuko hari imirimo y'Imana igomba gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So mu ijuru. Haleluya. Iteka iyo uhindutse itabaza ryaka, iyo itabaza ryawe rikongejwe, abantu bakwegereye nta kindi bazakora uretse guhimbaza Imana yo mu ijuru. Umugore wahindutse itabaza ryaka, urugo rwe ntiruzacura umwijima byiteka. Nashaka Satani azahinguka ibumoso ahinguka ibiryo, nzaba ndi itabaza ryaka hagati muri uwo mwijima. Kandi nasanze itabaza rigira umumaro ahantu hari umwijima mwinshi. Hano hari amatara, nta buji dukeneye, rero wikangwa n'umwijima uri iwanyu. Haleluya. Ahubwo mwera iyo miruho imeze nk'igitebo ikurweho, maze umurike mu mwijima. Satani avuga ati urugo nzarusenya, uvuga uti ariko nanjye ni itabaza ryaka. Haleluya. Avuga ati abana nzabatwara bose, nzabagira iminyago, uvuga uti nanjye ndahari ndamuritse. Uyu mwijima umucyo w'Uwiteka uzatangariza muri uyu mwijima. Abagore tungana gutya twazana impinduka muri uyu mujyi wa Kigali. Kandi ntiwitiranye kwaka itabaza nko guhinduka umuvuga butumwa. Oya. Tabaza rihera mu rugo. Itara ribanza kumurikiraho riri. Haleluya. Ryaba rifite namawate harya, ryaba rifite wate nyinshi rikamurikira hirya no hino, ariko itara rimurikiraho riri. Emera rero umwami Yesu agukurireho icyo gitebo kikubarayeho cy'imiruho n'imihangayiko. Emera gikurweho, uhinduke itabaza ryaka, hanyuma bo mu nzu y'iwanyu bamurikirwe, hanyuma izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Imiruho ihite twamburiye imirimo myiza yose, kuko uzumva iyo ubabaye uhita uryama ukiyorosa.
uhita usezera ku bantu bose mwari mufitanye gahunda, cyangwa mwebwe iyo mubabaye isuko mubigenza. Iyo ubabaye uhita uvuga uti bwa bukwe bwacu ntabwo nzajyamo, bya birone ibyo biterane niba bikore. Ubu hari abamadazi union batari hano, murabona muri benshi mukagira ngo bose barahari. Hari abantu baryamye biyoroje bavuga ngo tuzapfa kurebera online, ariko se ubundi baravuga ibicyari ubundi tutumvise. Iyi miruho, iyi minyago y'imiruho ibuza umuntu kwaka, ariko dufite uwo tubitura. Nicyo ndimo kubabwira nshuti z'Imana, tubizanire Yesu, tubisige ku birenge bye, kuko umurimo ni mugari. Data akwiriye guhabwa icyubahiro mu gihugu cyacu, mu gihe cyacu. Izina ry'Imana rikwiye guhabwa icyubahiro mu miryango yacu tugihari. Tugomba kuraga generasiyo zikurikiraho amateka atandukanye nayo twarazwe. Ejo aho dusengera nari kubwira abantu ngo urimo urasenga buhoro kandi uri generasiyo ya mbere y'agakiza. Nimwishinga mama Peni nababyawe n'abapasiteri. Uri generasiyo ya mbere y'agakiza, uri generasiyo ya mbere yo kumenya Yesu. Abandi baramijwe ijambo ry'Imana bakibatwite, wewe. Abandi bavutse Imana yabavuzeho. Abandi ababyeyi babo ntibabapfunyikishije amatabi, basomaga Bibiliya nimugoroba. Uri generasiyo ya mbere yo kwirwanaho umenya Imana, ukabigendamo buhoro. Imana ikubabarire. Haleluya. Reka ndangize. Ibindi sindi bubivugaho cyane, twabyumvise ibintu bitandukanye: amaganya, kuremererwa n'ivuto. Bimwe mu bintu bituma amatabaza ataka harimo guhaga cyane, kutagira ikintu umuntu akena. Wari wahura n'umuntu w'umukristo ariko wasuzuguye ibintu by'Imana. Igihe kimwe nicaranye n'umudamu, ariko Imana izajya ibabarira abantu, arambwira ngo abapasiteri, yavuze igifaransa kiryoshye gitomoye, aravuga ngo ni bande, nimba ari bande de feneya. Murabyumva? Ni itsinda ry'abanebwe. Feneya birenze ubunebwe, ni ibintu biri aho. Ngo abapasiteri, tekereza umuntu ukubwira gutya azi kuri nawe da. Ariko aho ngaho murabyumva nyine ntago nacecetse. Nibutse uburyo ntari umunebwe, nibutse uburyo ntaryama, nibutse uburyo ntajya ndangiza n'ibyo nagombaga gukora kuko biba ari byinshi. Kwa pasiteri ngo ni bande de feneya. Wari wahura n'umuntu wahaze agasuzugura ibintu by'Imana, ari umukristo, ntago aba ari umupagani, aba afite urusengero nk'uko murufite, ariko ivutu, guhaga, kutagira ikintu, gusa nkaho, reka mvuge ngo no gusa nkaho ko nta muntu n'umwe udafite icyo akennye, gusa nkaho nta kintu ukennye, ntibishobora gutuma itabaza ryaka, kuko ntukeneye Imana. Erega abakeneye Imana n'abantu bayishingikirizaho. Ivutu no guhaga rero, iyo umuntu atabaye maso, bimutera kuvuga ngo Imana ni iki. Hakoma musenga, mwazanye ibintu by'ubuturage byo kwiyiriza, ibintu byo kwiyiriza ngo ni ibintu by'ubuturage, ngo ntimukajye mukabya. Twari twakabya se? Muzi ko Yesu yatubwiye ngo tuzakora ibirenze ibyo yakoze, ngo uko ajya kwa data. Ubu twakabije se? Twakoze iki? Wakabizanyije iki? Habaye iki? Hakize bangaye? Ni igiki cyakoretse? Ibyaha biruzuye, utubari turuzuye, twakabije iki? Ariko guhaga bituma umuntu atagira Imana umwanya. Ariko buriya mwebwe nuko nta kazi mugira, ubu ngo nta kazi tugira yemwe. Ngo kuko nta kazi mugira ngo niyo mpamvu umuntu umwanya wo gusenga. Akazi ukarusha Danieli. Yari umukuru w'intara ngo hafi 120, ibihugu binini, igihugu gikomeye, ariko yakomeje gusenga nkuko yari asanzwe asenga. Ivutu no guhaga. Imana ishimwe ko tutaziranye cyane, ariko harimo abagore benshi muri uyu mujyi beza nsanzwe mbona, none nasanze bose bibera hano. Haleluya. Ariko ivutu no guhaga ntibishobora gutuma itabaza ryaka. Kwitabaza ryatwa n'iki? Ryatwa n'ubumana muri twebwe. Kristo yarivugiye ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, arongera avuga ngo niwe mucyo, umukurikira ntazagenda mu mwijima. Uyu mucyo tuvuga ni itabaza ryaka, ntago ari itabaza ryatswa n'amafaranga yanjye yiyongereye, nta nubwo ari itabaza ryatswa nuko nabaye agakanzu kameze gutya. Ni itabaza nkura kuri Kristo n'ibihe biberana n'Imana. Ntago ari itabaza ryatswa n'amafaranga. Amafaranga akora ibintu byiza yemwe, akora byiza, ibyo murabizi simbibarusha. Ariko itabaza tuvuga ni itabaza rikonexe n'uhagarariye amatabaza yose. Haleluya. Ngo nitumukurikirane tuzagenda mu mwijima ukundi. Ariko guhaga, gukora ugahirwa, byakwiye abantu mu nsengero. Abantu babiburiye umwanya. Hari umwanya ugeramo mu kazi, haba muri leta, haba ari hehe, ugahita wumva urusengero wararurenze. Ubu hano ngo baraharenze, mureko nari heza. Ubu hari abantu babarenze.
badashaka kwicara kuri izo ntebe zanyu z'ibiti, babarenze. Ibi rero bijya bituma Imana idutinza ahantu hamwe na hamwe ngo ibanze iducure. Kavuga Hortense ufite miliyoni imwe yonyine abantu ntibamubone. Hortense wacibe ntafite 500,000, ese nagira miliyoni 10, ese nagira 100, none ngahera ku 200,000 bikanga kwiyongera, kuko Imana yifuza ko ubuzima bwanjye buzakomeza kuhesha icyubahiro, ikantinzaho ngo inkore mu murimo, ngasibira. Umuntu wahaze ntakenera Imana, ntashobora kubitabaza ryaka, kuko iyo ashatse kwaka yakisha amafaranga, yakisha ibyo yashoboye, araza akabategeka hano ko wari watanze menshi. Haleluya. Ayuwe, akabategeka adafite umuhamagaro, akabategeka ntacyo yavuganye n'Imana, ariko yatanze amafaranga menshi muri mu mwubaka. Ntakeneye Imana, ntashingiye ku Mana. Ivuto no guhaga, umuntu ntashobora kubitabaza ryaka. Imana izakurinde guhura namwe nabo bakristo basuzugura iby'Imana. Gusinda, reka ndangirize kuri iki, ndarangije none nyakurangiza. Gusinda ngiye mbishyiramo ibirangaza byose, ngishyira mu bintu byose bizanye uburangari, kuko ya ndirimbo yatubwiraga abakobwa b'i Rwanda benshi bari mu bupfapfa. Gusinda ni ibirangaza byose, ni ugukunda kuryoshya birenze urugero. Kuryoshya murabyumva? Ni ugukunda ambiance, ni ugukunda kuryoshya birenze urugero. Kuryoshya turabyemerewe. Noheli ntizije n'ubunani, muzamanuke muze ku mazi rwose, by'igisenyi usimbuka ujye Dubai, bijyanye n'umufuka wawe kungana rwose. Ariko kuryoshya birenze igipimo ntushobora kubitabaza ryaka. Ni gute umuntu yaryoshya muri weekend bakongera akaryoshya mu yindi abantu barimo barimbuka? Bigenda bite? Ni gute umuntu yaziriza aryoshya buri munsi? Wahora imbere ya brochette n'inkoko, buri weekend wasohotse uri muri sauna. Twebwe dufite ubundi buzima nyuma y'ubu ngubu. Abantu bemere kuryoshya no gukomeza kuryoshya n'abantu batamenya amakuru ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, n'abantu badafite amakuru ko gutegura buriya buzima ari muri none, n'abantu badafite amakuru ko iyo umuntu apfuye atakijijwe aba arimbutse burundu. Ni gute waba umwana w'Imana uri umukristo mu rusengero nkuru ukaryoshya birengeje urugero? Mani tugirira ubuntu, ntushobora kubitabaza ryaka ukunda kuryoshya cyane birenze igipimo. Ese ndimo ndabaturagisha mbabuza kwikunda no gukunda ubuzima? Bukunde pe, dore ko butanahoraho. Ejo bundi uzasaza kubitema agakandara nk'uko mba nagerageje ngashyiraho kaburaho gafata imbere n'inyuma bye kuba bisa, kandi warahoze uteye neza. Iminkanyari iraza, nubwo wayiterura ukibagisha iranga ikaza. Ryoshya bigishoboka, ariko ryoshya wibuka ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Haleluya. Uko umuntu rero n'imyaka yigira imbere niko arushaho kwikunda. Abo tubyumva kimwe. Haleluya. Haleluya. Gusinda no gukunda ibiryoshye kurusha uko ukunda Imana. Nta muntu ushobora guhinduka itabaza ryaka akunda ibiryoshye kurusha uko akunda Imana. Bibiliya irabivuga. Reka ndangiriza. Yohana wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:15, ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ni kuba kuri muri we. Ni ibintu bibiri bitajya bihurira hamwe. Hari umuntu unyumvise? Gukunda iby'isi birenze urugero ntibijya bihurira hamwe no gukunda Data wa twese. Kimwe gisunika ikindi. Iyo Data wa twese ndushijeho kumukunda, urukundo rw'iby'isi rugenda rugabanuka muri njyewe. Iyo gukunda iby'isi bibanye byinshi bisunika urukundo nkunda Data. Niko bimeze. Abagore haleluya, turacyakundana. Haleluya. Abakunda kuryoshya haleluya. Ryoshya ariko mu rugero. Niba koko iyi topic wumva hari ahantu igukoze, yewe nanayikunze cyane. Niba koko wumva hari ahantu igukoze, ryoshya ariko ryoshya mu rugero. Bimwe muri plaisir z'isi mu bintu bitunezeza harimo kurya no kwambara no gutembera. Ariko Paulo yaravuze ngo atwaza umubiri we, akoresha umubiri we uburetwa kugira ngo namara kubwiriza abandi adasigara atemewe. Hari iminsi yo kuva mu birori kandi ubikunze. Nta muntu udakunda ibirori. Nta muntu udakunda kwicara ku mazi ngo ashyire ibirenge mu mazi cyangwa mu mucanga agende yakuyemo inkweto. Muzi ukuntu biba biryoshye twihinduye abana batoya, washaka ko kambara ikabutura biba biryoshye. Ariko ntago wabihoramo, kuko urukundo rw'iby'isi rusunika urukundo dukunda Data. Urukundo dukunda Data rero rubaye rwinshi turyoshya kuko biri ngombwa.
ariko bitari ibintu byategetse ubuzima bwawe. Reka mvuge n'iki, nimushaka mu nkunde nako muzankunda ni handi handi. Ndahita ndangiza. Ni gute umuntu aryoherwa mu materaniro yo ku cyumweru akaryoherwa, no mu gisope cyo kuwa gatanu akaryoherwa? Gisope murakizi? Ibyo bintu bivanga biti. Mu gisope si icyaha, niyewe no kujya muri boîte si icyaha, ariko bashaka guhinduka amatabaza yaka barenze urwego rwo kwikuraho ibyaha gusa, bikuraho ibintu byose bitagira umumaro. Paulo yaravuze ngo byose ndabyemerewe, ariko siko byose bigira gute? Bingirira umumaro. Haleluya. Niba ukiryoherwa mu gisope n'ibindi bisa nabyo, abangirikani Yesu ashimwe. Nanjye ndiwe ni mu nkange. Haleluya. Niba ukiryoherwa hariya ukongera ukaryoherwa, buri wa gatanu uriyongeza, nakubanza bitakiba kwa gatanu gusa, biba no kuwa kane hari, ukongera ukiyongeza, ukongera ukiyongeza. Uzi icyo bisiga bigukoze? Bisiga bigukamuye. Pastor Rutayisire hagaragara ko avuga atari kubira bintu avuga ni biki? Ikibazo si Pastor Rutayisire n'ibyo avuga, ikibazo n'ibyo wahaye umwanya mu buzima bwawe. Wabihaye umwanya birapakiye, ijambo ry'Imana ryabuze aho rimenera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Gukunda ibiryoshya byinshi ni icyago cyo mu minsi y'imperuka. Paulo yabibwiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2:3-4. Aba bantu bo mu gihe cya nyuma bamwe bazabagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Buriya gukunda ibinezeza ku kigero kirenze ni icyago cy'iminsi y'imperuka. Ntabwo ari ikintu cyiza, ntabwo ari ibintu wihimbiye ngo uvuge ngo ngiye buriya ngo nkunda filime ngo ndayireba kuva nimugoroba ngo kugeza mu gitondo ngo nkareba amaseri bukankeraho, ariko ntushobora kumva ijambo ry'Imana ringana n'iyo filime warebye. Njye wumva ngo uhuruhushya. Niba ushobora kureba amaseri amasaha 10, ubwo soma na Bibiliya amasaha 10, ibintu bibalance. Siko bimeze? Niba rero udashoboye gusoma Bibiliya amasaha 10 na seri igabanye, si ugukunda amaseri, nta nubwo ari no gukunda umupira. Imipira irimo nirwa nyivugaho, Imana ishimwe basaza bacu, haleluya, aho bari hirya no hino. Si ikibazo, umva shiti y'Imana, si ikibazo cyo kubireba, ariko se bifite balance. Ufite ibindi bintu bidiriwisha ubisukamo by'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibintu twihimbiye kubona entertainment iri ku rwego rwo hejuru. Ntimugira ngo ni ibintu abantu bihimbira. Ni ibi ngibi byo mu gihe cya nyuma. Mu gihe cya nyuma abantu bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ni ukuvuga ngo ibinezeza biraturyoheye mu gihe cya nyuma. Ntushobora kubitabaza ryaka, gukunda ibikunezeza ari byinshi muri wowe. Umwami Yesu abaho umugisha. Reka dusengere ikintu kimwe. Tugiye gutura Yesu imitwaro yacu, kuko tugomba kuba amatabaza yaka. Yesu afite imbaraga zo gutwaza ubupfakazi, afite imbaraga zo gutwaza ubukene, afite imbaraga zo gutwaza ubupfubyi, afite imbaraga zo gutwaza ibintu byose byavunnye umutima wawe. Muranyumva shiti z'Imana? Imiruho yo mu isi nasanze iteye ubwoba. Aho mbere y'umupasiteri ntega amatwi abantu, nasanze kubaho udafite Yesu wuzuye nukuri ko Imana abantu bazasara bagenda bivugisha mu muhanda. Iyi si ifite ibyago n'amakuba. Iyi si irababaza. Iyi si irababaza. Mubyeyi bayiboneye umwana akaba mwiza, wajya kumva ngo habaye impanuka. Iyi si iratubabaza. Bushize bambwiye umudamu wapfakaye bari nyuma y'ukwezi akora ashakanye n'umugabo we. Iyi si irababaza. Nta hantu twayihisha uretse kubiha Yesu akabidutwaza. Ntabwo mbikubwira ngo ukina ku mugongo ufite ibintu byakubabaje, ariko dufite utubitura. Mureka dusenge, reka duhaguruke gatoya dusenge twakira abakozi b'Imana. Umwami Yesu abampera umugisha. Haleluya. Ugiye gusenga mu magambo yawe, hanyuma mpamagara umukozi w'Imana adusengere. Bimuture, tangira uzamura ijwi buhoro, umuture imiruho yawe. Abagabo n'abagore bari muri Egiputa ngo bananijwe kwizera ibyo Mose yavuze, iby'Imana yamubwiye, ngo bananijwe kumwizera n'amaganya yazanywe n'uburetwa Farawo yabashyizeho. Abigishwa ba Yesu, umugore yaraje avuga ati yazutse, twahuye. Ngo barabyumva, ngo bumva ibyo umugore babwiye ko bahuye nawe kandi yazutse, ngo banga kubyemera. Amaganya ntashobora gutuma umurika. Uzahora wihugiyeho, uzahora utejwe agahinda n'abo bana, urutejwe agahinda n'uwo mugabo, urutejwe agahinda n'ubuzima bwawe. Uhorana ikintu cyenda kumera nk'ubunebwe bwo gusenga, uhera ahantu hamwe, kuko ibikuriza ni byinshi n'ibikurusha ni byinshi.
ariko uyu mugoroba mureke tubimuzanire, tumuzanira amaganya yacu yose, ngo kuko yita kuri twe. Icyamu gasohoka hano hantu uruhutse, icyamu gasohoka hano hantu umuzani agutwaje imiruho yawe, ajya yidutwaza. Wa mugore w'umupfakazi Hana, umutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2, ngo yapfakaye amaze imyaka 7 yonyine. Nibaza ko nta kintu kibi ku mugore nko gupfakara, bwariho n'ibindi byinshi, ariko yapfakaye ngo amaze imyaka 7 yonyine n'umugabo. Ntibatubwira iby'abana, ashobora kuba atari yabyaye, ntago tubizi, ariko Bibiliya irambwira ngo yahoraga mu nzu y'Imana, aramya Imana, ngo asenga ku manywa na nijoro. Itabaza ry'umugore ryarakomeje rirakarinda, ahinduka umukecuru w'imyaka 80 na itabaza ritazimijwe n'ubupfakazi, ngo aramya Imana, ahimbaza Imana, kandi yari afite umwuka wera muri we, nyamara umwuka wera yari ataraza. Umwana Yesu bamuzanye mu rusengero aramumenya, yari afite umunezero wasumbye ubupfakazi, yari afite umunezero wasibanganyije gupfumbatana n'umugabo imyaka 7 yonyine. Yesu yagutwaza icyo ngicyo cyawe, yakigutwaza kandi uyu munsi yagutwaza imiruho yawe, yagutwaza imibabaro yawe, kugira ngo uhinduke itabaza ryaka. Bimuhe, mubwire ngo byarantwikiriye, ntibituma murika, njya guhaguruka gukora nkabyibuka. Satana bihoza mu bitekerezo byanjye, ntibituma ashobora gutekereza ijambo ry'Imana, ntibituma ashobora no kuryemera. Numva Imana yarantaye, numva Imana inyanga, nyamara icyatumye Yesu ajya ku musaraba n'urukundo Imana yankunze. Ariko nta hantu rwicara, kuko nanzwe igihe kirekire, urukundo rw'Imana rwabuze aho rwicara. Reka tuzamura amajwi yacu dusenge. Data, tuguhaye icyubahiro, dusutse imitima yacu imbere yawe, dufatanyije nk'abakobwa bawe. Bimwe biravugika, ibindi ntibivugika, ibindi dushobora kubiganiriza inshuti, ibindi ntitwabona naho tubihera. Bimwe ni ibya kera tukikoreye, ibindi nibyo duhagazemo muri none. Turabikuzaniye, nkuzaniye imvune zo mutima. Mu byakuzanye, mu byo wasigiwe, harimo gukiza imvune zo mu mutima, harimo kudutwaza. Waratinyutse uravuga mu ijambo ryawe ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Niwe wenyine witeje abantu barushye, niwe wenyine wahamagaye abantu barushye. Ndasenze Mwami muri iki giterane hano muri Mothers Union, ngo twese duture imiruho yose, yo dukenyeraho tukayisekeraho. Nasanze utajya usaba abantu kwigirisha no kwisetsa badasetse, kuko ufite imbaraga zo gutanga umunezero wo mu mutima. Ntujya usaba abantu guhanagura amarira kandi bakirira, ahubwo ufite imbaraga zihanagura amarira, ufite imbaraga zitwaza abantu, ufite imbaraga ziruhura abantu, ufite imbaraga zo gutuma tujya hejuru y'imiyaga yose n'imiraba yose. Mu bibariza Mwami hari ibyo ufite ubushobozi bwo gukemura, ushatse wabikemura none mu kanya ko guhumbya no guhumbura, kuko urabishoboye. Harimo ibitagisubiye inyuma Mwami, nko gupfusha abacu n'ibindi byose byatubayeho bitagisubiye inyuma, ariko nasanze ufite imbaraga zo kubyikorera, ukabidutwaza tukabaho nk'abatarigeze baba muri ayo mateka nyaguhora ku ngoma. Ibyo byose ndabiguhaye, ndagushimira ko twese utuzi mu mazina yacu, nta mukobwa n'umwe witiranya n'undi hano hantu. Jambo ryawe ryarambwiye ngo ubasha kubara imisatsi yo ku mitwe yacu. Niba ubasha kubara imisatsi yo ku mitwe, ubasha kumenya uko arara, ubasha kumenya amarira asuka ku musego we, ubasha kumenya uko agenda yivugisha ari mu nzira, ubasha kumenya byose nta na kimwe uhishwa. Reka uyu mugoroba utubere umugoroba wo guturwa nawe, utubere umugoroba. Irembo ryera TV.